yusenze niho Imana ivuga ngo agomba gutabarwa, agomba kugirirwa neza. Imivumo bakuvumye Yesu akabihindura, ibihe baguhaye Kristo akabyongera. Imana ishi, haleluya. Ibintu basinye Kristo akabisinyura. Ndi umugabo wo kubihamya. Hari igihe Imana yigize intuma ahantu biti Giheta, irambwira ngo ngenda ugendere mwana wanje, ngo kandi ngo ndaguha kadibyibushye. Ndavuga ngo Mana nundenza n'uyu musozi urabukoze, nayo irabari kadibyibushye. Kubera ko Imana yigize ivuga ngo mama w'abana, ndi Uwiteka Imana kumbyarira, ngiye kuguha umugisha. Irambwira ngo acira amata. Imana ishimwe. Abantu bagenze mu rugo rwanjye barayabonye, babonye imbaraga z'Imana. Nukuri nabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana ihindura ibyanze guhinduka, ku buryo n'abatarayisenze icyo gihe barambwiraga ati mama waturushije ibintu byiza, buryo gusenga harimo umutuzo umeze gutya, buryo gusenga bimeze gutya. Nabwira abantu ngo ujye ukunda gusenga kandi usenge utavanga urereka abantu, wumva haleluya, wumva ushaka ko so mu ijuru ari ibonaniro ryawe nawe mwenyine. Imana ishimwe cyane. Kuko hari undi muririmbyi wavuze ngo mujye mumbwira ibyo mwibwira, ngo ibyo muvuga ari byo mukora, ngo mu miruho yanyu munaniwe ngo bimenywe noza imigambi yanyu. Njya mbwira abantu ngo ujye ukunda, nunageragezwa ukageragezwa ukabona wenda ni ibintu byarenze, hari ibintu ugeragezwa bene data bikarenga imbibi, reka mbivuga gutyo. Niba wageragezwaga mu cyumba ukihangana, bikaba ngombwa ko byavuye mu cyumba bikagera muri korodori bikavamo, bikagera mu cyumba cy'abana bakaba byamenyekanye, bikarenga mu cyumba cy'abana bikagera ku irembo, byagera ku irembo ubwo byageze hanze nyine. Imana ishimwe. Wowe byageze hanze uhumure. Imana irahari. Haleluya. Bibwire Yesu, wihererane nawe n'umugabo uzana ihumure mu gihe wakabaye umusazi, kumva ihumure cy'Imana ugaseka ukanezerwa, abantu bakaberwa ibikunejeje cyangwa ibigusetsa. Imana nitugirire neza. Hanyuma rero bivuze ngo Yesu avuga aya magambo aribwira intumwa, yagira ngo abamenyeshe ko agakiza katazakuraho ingorane, yashaka kubamenyesha ko agakiza katazakuraho gupfusha, yashaka kubamenyesha neza yuko agakiza katazabakuraho kuvugwa nabi, kubesherwa. Imana nitugirire neza. Kugamba cyane rwose uvuze ijambo. Imana itugirire neza. Yego, gupfusha, yego, gusonza, yego, ubwambara busa, yego, kuvugwa, yego. Ibyo byose ntabwo byaretse kuza kuko Yesu yari ahari. Yego, byaraje. Imana nishimwe cyane. Bije wowe ubyitwayemo gute? Yego. Bibwire Yesu. Njya mbwira abantu ngo kuri kugeragezwa bigusanzura hagaze hehe, mbese ufite amakuru yizewe. Imana yigize imbwira, nyoboye icyumba cy'amasengesho hano Kayonza kwa mbere, irambwira ngo mwana wanjye ugiye guca mu bikomeye n'ibikomeretsa, ariko nzakugirira neza. Yesu yangiriye neza. Yesu yangiriye neza, mba numva afite imitekerereze myiza izana umugisha. Yesu nashimwe cyane. Nuko rero ijambo ry'Imana uko ritubwiye cyangwa nawe rikubwiye nanjye rimbwiye, ni ukuvuga ngo wowe wamenye Yesu, komeza icyo wamenye cyane mu mutima wawe. Niba uri n'umuhanuzi urushye, komeza icyo ufite. Ntuzahanure ngo abantu bagushime, kenshi bazagutera amabuye bakubwire bati uriya aribonesha, arashaka kugira ngo bamwemere, kugira ngo bamumenye. Oya, wowe Imana ishimwe, wowe umenye ngo inzira yinyuzemo irafunganye, nubwo wumva uri kubabara ariko imbere ni heza. Yajyaga imbwira Imana kambwira ngo nzaguha umugisha, ariko iyo ndebye mbona mfite umugisha. Byonyine n'umunezero uhorana. Amen. Arabawifuza benshi cyane. Reka mbabwire, nabonye Imana. Ndageragezwa ariko narangiza nkabwira Yesu, nirata Yesu we tubiziranye, ngwino ubane nanjye. Kandi yarangiza akaza nkumva ihumure. Imana nitugire neza. Hanyuma hari ijambo ry'Imana riri muri Samweli, ibice bya Samweli wa mbere, ibice byaho 11 ku murongo waho wa mbere.
rimaze iminsi rinezeza, nanjye maze iminsi nanaribwira abantu usibye no kuba ndi kuri kamera. Iri jambo ryakubise umutima wanjye, ndavuga ngo akabisa dufite gikurikirana. Yesu nashimwe. Impamvu mvuga ngo dufite gikurikirana nuko mu kugeragezwa kwawe Kristo bifitemo inyungu, kandi nawe nyirabyo ufitemo inyungu. Impamvu ufitemo inyungu, njya mbwira ngo ikintu cyose kigira sheri. Ikigeragezo rero sheri wacu ni igisubizo. Imana ishimwe cyane. Kugeragezwa kwawe bifitiye Imana inyungu, n'abaturanyi bizabagirira inyungu, n'igihugu bizabigiramo inyungu, n'itorero ariko Mana, haleluya, bazagira inyungu. Iri jambo rero haravuga kuri icyo gice. Mwihangane ngiye gukoresha noneho telefone. Aravuga ngo hanyuma Nahashi Umwamoni ngarazamuka agerereza ahateganye n'Abiyabeshi y'i Galeyadi. Abiyabeshi bose baramubwira bati dusezerane iri sezerano maze tugukorere. Imana nitugirire neza. Hanyuma ku murongo wa 2 ngo Nahashi Umwamoni ngarababwira ati ngo niba mwemera ko mbandogoramo amaso y'iburyo turasezerana mbahindura igitutsi ku Bisiraheli bose. Ndamenyesha abantu batekereza ko abarozi babaca intege kuko wavuze Imana ngo buriya nawe bimeze gutya. Oya, kora ushaka ko ijambo ry'Imana cyangwa ibendera ry'Imana rizamuka ku buzima bwawe n'abawe, ndetse bigirira umumaro abagenzi. Ni ukuvuga ngo Nahashi Umwamoni uyu nguyu ngo yaragendaga, birumvikana yaratinyitse, ngo yaragiye. Ni nk'uko wagenda ukavuga uti ukajya hariya mu mujyi bakavuga ati mama w'abana azanywe n'iki muri uyu mujyi, ko tuzi yuko muri uyu mujyi wa Kayonza mama w'abana atagomba kugera hano Kayonza muri uyu mujyi, ahazanywe n'iki. Batangira kugira ubwoba, cyangwa bakaba bagira ubwoba i Kayonza, reka mbivuge muri urwo rwego. Noneho Nahashi abonye ukuntu bafite ubwoba, aratangira arababwira ati, baratangira baramubwira Abiyabeshi Galeyadi, aramubwira ati reka dusezerane isezerano tuzagukorere. Arangije aravuga ati nimwemera kunogorwamo ijisho ry'iburyo mukaba igitutsi imbere y'Abisiraheli, tuzasezerana iryo sezerano. Imana nitugirire neza. Bivuze ngo mu kigeragezo ufite, Satani araza akakongorera akakubwira ati ubundi se waretse Imana, ubundi ikumariye iki? Ariko hari icyo gusenga bimaze. Amen. No gukorera Imana harimo inyungu nyinshi. Umuririmbyi yigize aririmba gusenga ni byiza harimo inyungu nyinshi, abadakijijwe ntago babimenya. Akunda ubwoko bwiwe ajya burengera. Imana Yesimo fikia ojami ilodisa amikuwa bibo training. Imana ishimwe cyane. Noneho Nahashi arangije abatera ubwoba, ariko nabo barangije baravuga bati Imana tugirire neza. Ku murongo wa 3 atangira kubabwira, baramubwira bati rero ni nkuko kavuze nga abakuru b'Iyabeshi baramubwira bati ube uretse iminsi 7. Iyo minsi 7 nta kindi cyari kibajyanye, ni iminsi 7 n'ubwuzuro bw'Imana. Iminsi 7 data wa twese, haleluya. Iminsi 7 yari iyo kwihererana n'Imana. Tubanze tujye kubaza reka ibyo ntari bituzabyumva, ariko duha iminsi 7. Amen. Yego. Imana ishimwe cyane. Abango duhe iminsi 7. Imana tugirire neza. Arangije ngo iminsi 7 kugira ngo dutume inabaza zigende mu gihugu cya Isiraheli mu ngabano zacu zose, nuko niharamuka habuze o kudutabara tuzagukorera. Yesu natugirire neza.
Aleluya. Hari igihe Satani azana ibikangisho akavuga ati rwose nutajya kwizinguza urapfa, agatangira akakubwira ati runaka kwakanga igire nawe umuhatari umwange, ahubwo mukunde umwerere n'imbuto cyane. Yesu natugirire neza. Hanyuma za mbuto zawe zizamuhindura, nizitazanamuhindura nizo zizatuma arimbuka, kuko abantu bose si uko bazajya mu ijuru. Yesu natugirire neza. Ngo nuko Nahashi rero abatera ubwoba, abazanira ati nabo baramubwira ati rero rwose reka tubanze dutume integuza yacu mu gihugu cya Isiraheli, nitubura aho kudutabara tuzaza tugukorere. Imana nitugirire neza. Hanyuma bagize ubwo bwenge. Nakubwira umuntu nkurikiye, ubanza ujye ubaza amakuru Imana, ntukazajya ureba ibigirwamana cyangwa ubaza umuntu nyanaka. Imana ishobora ibintu byose. Njye narayibonye, nabonye imbyaza. Imana we, umwana bita Moses iramumbyaza iminsi, nukuri amezi yarahise, mbona amaboko y'Imana uburyo ari magari. Twari tumaze igihe dusengeye umwana yararwaye ibisazi akize, noneho Satani aza guhora, ariko Imana irambwira ngo nzakugirira neza. Imana rero yari yerekanye ku musozi Gahini. Abaganga baho hari bamwe bamenye Imana no gukomera kwayo. Babibajije abaganga bamwe, kabwira ati umuntu bita mama w'abana ubundi mwamwizaho kangahe kugira ngo abyare uriya mwana? Bakubwira ko ari inshuro nyinshi, ariko twabonye Imana. Ngewe rero nabonye Imana. Nawe utarakomera cyangwa se wacitse intege, Imana uyigirira icyizere. Amen. Ukomere, ibigukanga bimeze nka Nahashi bizaza, ariko Imana izakugirira neza. Bishaka kugukuramo ijisho ry'iburyo, ariko yego banza ugende ufate ya minsi 7. Yego bagiye ku kazi barakubwira ati ariko kugira ngo kabone urabanza uze kunsura muri weekend. Genda ujye kubaza Imana. Imana nitugire neza. Witaka genda ubaza Imana. Imana Data twese uri mu ijuru ibasha kukurengera. Imana nihimbazwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana iyo wabanjije kuyibaza ukayiyoboza, ubone nta bindi bintu wishingikirijeho, bigira inyungu nyinshi. Abangaba Abiyabeshi Galiyadi ni ukuri kose kugira ngo bavuge bati ni ukuri nitutabona uturengera tuzagaruka tugukorere. Aburiya Nahashi impamvu yavuze kuriya, buriya iyo waretse gusenga uba wanongotewe amaso rwose, ijisho ry'iburyo riba ryagiye. Yego amakuru iyo udafatiye amakuru ku gihe yavuye ku Mana, ni ukuri riba ryagiye. Kwizera ko kwagucitse biba byakurangiranye, ariko iyo uzi neza ko kwizera nta yindi password ari amasengesho, ujya gusenga. Kandi ntago uva mu masengesho ari gutyo Imana ize gusiga nk'uko waje ngo utahe gutyo, ahubwo iraza ikaguhindura. Imana nitugire neza. Nshatse kukubwira ngo ntacyacitse, kuko niyo byacitse mu ijuru hari ukuntu babidoda. Njye narabibonye. Aleluya. Barabidoda kabisa. Njye nabonye amaboko y'Imana uburyo ari magari. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo igihe cyarageze Imana imbyaza umwana nta sezeriyene. Abaganga baravuga bati kabisa mama wana afite Imana. Njye rero Imana mbabwira siyo nshakisha, si niyo nkabakaba, nabonye amaboko y'Imana. Nuko rero hanyuma arangije ku murongo wa 4 ngo nuko intabaza zijya i Gibeya kwa Sawuli, batekereza abantu ayo magambo. Abantu benshi batera hejuru n'ijwi rirenga bararira. Imana nitugire neza. Arangije ku murongo wa 5 arangije aravuga ngo mwanya Sawuli ngaza akurikiye inka azijyana, akurikiye inka azivana mu murima. Arabaza ati abantu babaye bate ko barira? Arangije aho hari akabazo ko barira, baramutekerereza iby'iyabeshi. Yesu nahimbazwe cyane. Ndashaka kukubwira ngo dufite uwo dutekerereza ibyacu, ntatuvuge nabi, ntatubwire nabi. Niyo twanduye aratweza,
natugirire nabi. Imana nishimwe cyane. Ngo nuko rero intabaza zigigebeya, ni ukuvuga ngo intabaza, ni ukuvuga ngo hari ukuntu Imana ifata umuntu ikavuga ngo genda ujye gusengera, wenda igahine n'urugero se Kigali gusenga, tunka muri bwa butayu, ugende usenga, mugende mujyeyo. Bivuga ngo baragiye izo ntabaza zigenda zizenguruka igihugu, ariko noneho Abiyabeshi baragenda bakigera kwa Sawuli. Sawuli ngo araza arababaza ati ariko mwabaye bate ko murimo kuvuza induru, habaye iki? Batangira kumutekerereza, bamubwira ukuntu Nahashi yavuze. Imana nitugirire neza. Ni ukuvuga ngo Nahashi uyu nguyu yumvaga yuko bazamukorera. Ni nk'uko Satani yazaga kubwira ati ntago uzabyara kiretse nujya kwizinguza, ntago nutivuza aya mahembe nukuri uzasara. Oya, Imana igikiza abantu. Ni umugabo wo kubihamya, nanjye yarangijije, nabonye imbaraga z'Imana. Hari igihe badutezaga ibikeri, nkabwira Yesu ngo hano ntago ari mu Egiputa, hano ntago ari kwa Faraho, akabi gasubire ba nyirako. Kubera amavuta yo kwizera Imana, ibikeri bikagenda. Kwizera kurarema. Imana nishimwe. Rega ijambo rya Yesu rirarema. Imana nishimwe cyane. Sawuli kugira ngo aze kurikira inka mu murima, Imana ishimwe cyane, byaturutse ku isengesho. Isengesho niryo ryatumye Sawuli akurikira inka mu murima kugira ngo Abiyabeshi Galeyadi batabarwe. Arangije ngo arababaza ati byagenze gute? Batangira kuvuga ukuntu Nahashi yavuze. Barangije aravuga ati nuko ngo arangije hepfo ku murongo waho n'umubare wa 6 aravuga tutazatabara na Samweli atabara na Sawuli, ati uko izi nka zigenze ngo kuko zaratemaguye izo nka, ati nukuri niko bizagenzwa. Imana nitugirire neza. Bivuze ngo dufite gikurikirana. Dufite gikurikirana. Nabwira abantu ngo wibaza ahantu hadakwiye kubazwa, kuko umuntu baza nawe afite nawe hari bimuhangayikishije. Wowe gera Imana nayo izakugirira neza. Njyewe narayibonye rwose, mbona imbaraga z'Imana zitangaje, mbona igitangaza cy'Imana. Imana nitugirire neza. Dusimbutse ku murongo wa 10, turenze aho twari twagejeje ku murongo wa 10, ngo Abiyabeshi nuko babwira Abamoni bati ejo tuzabasanga. Reka nsubiremo. Aravuga ngo Abiyabeshi nuko babwira Abamoni bati ejo tuzabasanga mutangire uko mubashatse bose. Yesu nashimwe. Ngo mubashatse bose. Amen. Bivuge ngo ibintu bikugerageza ntago ari igitangaza. Iyo twegereye Imana iduha ihumure. Niyo mpamvu yavuze ngo Abiyabeshi bose ni nk'uko bakikusanya akavuga ati ni ukuri ejo dufite ibyiringiro yuko tuzatabarwa. Ariho wa muvunyi nababwiraga, ukuntu iyo umuntu yasenze agira umuvunyi, Imana ikamubera umuvugizi. Ushobora gusenga uri Kigali, Imana ukayibwira uti papa uri mu ijuru, ngwino uzundengere, ngwino uzunshyigikire, ngwino wivuge, ugaragaza isano ufitanye nawe. Imana igakoresha umuntu uri Nyagatare ikavuga ngo dore mwana wanjye, Imana yumvishije gusenga kwawe. Amen. Bivuze ngo iyo twasenze Imana, ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nawe, yavuganye nawe, nuko bivuga wongorera, yarangiza wabivugaga wongorera ikabizana live mu bikorwa. Yazanye ibintu mu bikorwa hano. Imana nihimbazwe cyane. Abantu banzi babizi cyane, Imana ajya kumbwira ngo nzaguhindurira amateka, nzakurwanirira. Hari abantu benshi twagiye tuvugana n'Imana bahari n'abanyumva. Ni ukuri mukomere cyane, ibibagerageza ntibibakange. Kristo yabihaye igihe,
Aleluya. Mwibuke ko ya nyanja igihe Imana yashaka kugira ngo yigaragaze ku Bisiraheli, yagize gutya itoranya umuntu bita Mose, iramubwira ngo nzagukoresha iby'ubutwari, kandi buriya bikugerageza Imana irashaka kugukoresha iby'ubutwari, kuko umucuzi yarimo acura ikintu nyanaka ashaka ko kizaba cyiza. Imana ishimwe cyane, kugira ngo kijye ku isoko, bivuze ngo kinyura ahantu hakomeye. Haleluya. Niyo mpamvu ibingerageza ndavuga ngo Yesu we, ibi bintu urabizi ko ibi bintu byahageze, ikambwira ngo dore ndabizi. Nanjye kwibaza ngo bizagenda gute, imbwira Buritap ukuntu bizagenda, ikambwira n'ukuntu bizarangira. Imana nitugirire neza. Bivuga ngo ibigeragezo biza bikugeraho, wibuke ko hari ibyo Imana yakuyeho, wumve ko n'ibindi bizarangira, kuko ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Imana nitugirire neza. Yego. Reka muri aka kanya tugezemo, yego, burimo buragoroba, ndagira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo tuyihereze icyubahiro cyinshi, kubera ko Imana irashoboye. Amen. Imana isumba byose. Amen. Tumaze kumva neza amagambo y'Imana. Imbazwa Yesu. Tumaze kumva neza ko Imana igomba kugirirwa icyizere kuva ukiri muzima. Uracyafite amahirwe yo kwigirira icyizere, maze nawe ikakugirira neza nk'uko yagiriye neza mama w'abana. Ni mama w'abana, ni mama wacu twese, kubera ko ni umubyeyi wanjye. Yego. Ndagushimiye cyane kubw'iki kiganiro. Ni ukuri Imana y'amahoro isubizeho ukuye. Amen. Ndifuza ko njyewe ni icyifuzo cyanjye. Yego. Hari n'undi udukurikiye ufite icyifuzo nk'icyanjye. Yego. Ndabyibuka nagusanze mfite ubukwe. Yego. Buri mu mutwe wanjye ntarabushyira rayo. Urambwira uti Imana irahari. Yego. Warankomeje ndagushimiye. Amen. Hari umusore ushaka ufite ubukwe. Hari umukobwa ufite ubukwe. Yego. Hari n'abagifiyansanye. Hari umubyeyi utwite. Inda igihe cyararenze cyo kubyara. Hari uwifuza gutwita utaratwita. Hari urwaje umwana. Hari ufite ikibazo cy'inzu. Hari ufite ubwambara gusa. Ndakwinginze bashyira imbere y'Imana. Yego. Maze dusoze ikiganiro, ubutaha tuzagaruka ari ku manywa. Imana ishimwe. Kuvuga Imana ndumva bindyoheye. Amen. Amen. Nasoza mvuga ngo muhabwe umugisha n'Imana. Ibyo umuntu abibara bisarura. Ibyo umuntu abibara bisarura. Iyo wihanganye ni ukuri hari abantu bikiza benshi. Imana nishimwe cyane. Nujya wumva uriho cyangwa uhumeka, ntuzumve ko uriho kubera ubereho abandi kuzababera umugisha. Imana nitugire neza. Reka dusenge Imana. Imana yabyaje mama w'abana, ndabyibuka yagiye imbyaza, narayibonye, yagiye ifata amahembe. Imana narayibonye. Imana yatanze ijambo, tubona amaboko y'Imana. Twaratangiye bavuga ko turi abayobe, babona ko byaducanze. Nkabwira abantu ngo haracyari ibyiringiro, kuba wubaha Imana, Imana izakubahisha. Gusa ikintu nababwira, nuzakorera Imana ushaka kugira ngo wemeze abantu, ahubwo wowe uzajye winginga Imana ushaka kumenywa nayo cyane, kuko iyo ushaka kumenywa nayo cyane nibwo ugira umugisha mwinshi. Imana ibampera umugisha. Reka dusenge. Imana nyiribihe, Imana rudasumbwa, nabonye nawakurenza amaboko, nabonye nawakurenza ubwenge, urihagije. Ikimenyimenyi, hari barazaro benshi bari bapfuye kuri ako gasozi, barageze mu mva, ariko ugeze kuwo muziranye ari we Lazaro rata. Imana ishimwe, uramubwira ngo Lazaro we kanguka. Imana ishimwe, ntago wigize uyobera ku bindi bituro, kuko ujya uvuga mwiza. Imana we, ngukunda abagukunda, bagushakana umwete nibo bakubona. Imana ihimbazwe. Ngo Lazaro yarakangutse. Imana ihimbazwe. Ngo nabashyizeho igitare nibo bakikuriyeho. Mubyeyi Uwiteka, hari abadushyizeho ibitare ku buzima bw'abagenzi, bavuga ngo ubwo bakijwe mu gitondo ejo bundi bazaba babivuyemo. Senge abantu bawe kugira ngo bakomeze mu nzira, kandi bageragezwa. Umuntu wese uri kugeragezwa umuhe gukomera. Imana ishimwe, kuko ukomejwe nabonye umukomeza. Imana rutabayari ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane, ndagushimiye. Twaje mu rugo rwawe, turagusanga uduha karibu. Ni ukuri turagushimiye. Nanjye ndagushimiye Nyiringabo Imana, wabanye natwe kubera ko uri Imana isumba byose. Tugufitiye icyizere Uwiteka Nyiringabo Imana, kuva ukiturema
kugeza n'ubu ngubu dufite ubwenge, kugeza igihe cyose tuzaba tukiriho tuzahora tuvuga kugira neza kwawe nk'uko nawe utajya udutererana. Uyu mubyeyi yatwakiriye mu rugo rwe, ni umugirire neza, ni umuha umugisha, tumusabiye umugisha w'iburyo n'ibumoso. Uwiteka Nyiringabo Imana, dusengeye itorero ryawe, korali ziri mu itorero ryawe, abakristo bawe, abavugabutumwa n'abadiyakonikazi n'abadiyakoni, nuwongere ukore umurimo ukomeye, wongere ubagarure, ubasukemo amavuta, wongere ubashyire ku rufatiro. Data wa twese uri mu ijuru, niwe Mana twiringiye, tugiye ujyane natwe, turi hano ubane nabo, basigaye ubigirire neza, kuva ku mutware w'urugo kugera kuri mama w'abana, ubagirire neza Uwiteka Nyiringabo Imana. Natwe turagiye, ubane natwe, abareba ikiganiro ubagirire neza, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Nshuti bavandimwe rero, ndabashimiye abakristo bavandimwe, murebe ikiganiro, kandi niba hari icyifuzo, igitekerezo, cyangwa se wenda hari ikibazo ushaka kubaza mama w'abana, tubwiye muri comment. Ikiganiro cyacu nakagaruka, kandi tubashimiye ko mwabanye natwe nshuti bavandimwe. Ikiganiro cyacu nakagaruka, mwari kumwe na Daniel, muri kumwe na mama w'abana, kuri kamera twari kumwe na Joshua. Ibihe byiza nshuti bavandimwe bacu, hasta la vista. Ndumva neza ariko haleluya, amen, 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 amen.